Ibarura igice cya 27. Gakondo y'abadasize abahungu. Mahira na Nowa na Hogira na Milika na Tirusa bari abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi mwene Gileyadi mwene Makiri mwene Manase mwene Yozefu. Abo bakobwa baza imbere ya Musa n'umutambyi Eleyazari n'abatware n'ikoraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, baravuga bati, data yapfiriye mu butayu nta bahungu asize. Yapfuye azize ibyaha bye, ariko ntiyari mu bafatanyije na Kora kugomera Uhoraho. Ntibikwiye rero ko inzu ya data izima kubera ko atabyaye abahungu. Nimuduhe gakondo kimwe na bene wacu. Musa ashyikiriza Uhoraho ikibazo cyabo. Uhoraho aramusubiza ati, ibyo abakobwa ba Selofehadi bavuga bifite ishingiro, ubahe ibyari kuba ibyase, bagire gakondo kimwe na bene wabo. Kandi ubwira Abisirayeli ko umuntu napfa adasize umuhungu, gakondo ye izajya ihabwa umukobwa we. Niba nta mukobwa afite, gakondo ye ijye ihabwa abavandimwe be. Niba nta bavandimwe afite, ijye ihabwa ba se wabo. Niba nta se wabo afite, ijye ihabwa bafitanye isano ya bugufi, aba ari we uyiragwa. Ibibazo nk'ibyo Abisirayeli bajye babikira batyo. Uko niko Uhoraho yategetse Musa. Yozuwe atorerwa gusimbura Musa. Uhoraho abwira Musa ati, uzazamuka ujye mu mpinga y'uriya musozi wo mu bisi bya Barimu, uterera amaso witegereza igihugu nahaye Abisirayeli. Numara kucyitegereza, uzapfa nka mukuru wawe Aroni, kubera ko mutanyumviye ngo mwereke Abisirayeli ubuziranenge bwanjye, cya gihe banyejujutiraga babuze amazi Meriba. Meriba ni ya soko yo hafi y'i Kadeshi mu butayu bwa Tsini. Nuko Musa abwira Uhoraho ati, Uhoraho Mana, ni wowe ubeshaho abo waremye. Shyiraho umuntu wo kuyobora Abisirayeli mu gihe bazaba bari mu ngendo, cyangwa bagabye igitero, cyangwa bavuye ku rugamba, be kuba nk'intama zitagira umushumba. Uhoraho asubiza Musa ati, nahaye Yozuwe mwene Nuni mwuka wanjye, none muhamagare umuhagarike imbere y'umutambyi Eleyazari n'Abisirayeli bose, umurambikeho ibiganza maze utangaze ko ari we uzagusimbura. Umuhe ku butegetsi bwawe kugira ngo Abisirayeli bose bamwumvire. Yozuwe nawe ajye yiyambaza umutambyi Eleyazari kugira ngo amenye icyo nshaka, kandi angishe inama akoresheje Urimu. Bityo Yozuwe n'Abisirayeli bose bazajya bumvira Eleyazari mu byo akora byose. Musa abigenza nk'uko Uhoraho yamutegetse, ahagarika Yozuwe imbere y'umutambyi Eleyazari n'Abisirayeli bose, amurambikaho ibiganza. Musa atangaza ko ari we uzamusimbura nk'uko Uhoraho yari yabimutegetse.